Ndagushimiye cyane wowe ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Peter Nzaba. Imana iguhe umugisha. Uri mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru n'amajyepfo ndetse n'umujyi wa Kigali, Imana ikomeze kubarinda. Uyu munsi rero tugarutse n'ikiganiro cyacu ku bantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza. Abantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza, ese bitwara bate iyo bageze mu bigeragezo? Abantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza, nk'uko bivugwa mu myemerere ya gakondo cyangwa isesengura rishingiye ku bimenyetso by'umubiri, bagaragazwa nk'abantu bafite imbaraga z'imbere, spiritual resilience, ubwitonzi n'ubushishozi iyo bageze mu bigeragezo. Uburyo bitwara bugaragaza imico yihariye. Aba bantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza iyo bageze mu bigeragezo bitwara bitandukanye n'abandi. Niba ufite igice cy'ukwezi mu kiganza, tega amatwi wumve neza, ibi birakureba. Kandi niba udafite igice cy'ukwezi mu kiganza, ufite inshuti zawe zimeze uko nguko, ugomba kumva uko bimeze nawe baba muri kumwe, ukamenya uko ugomba kubitwaraho. Icya mbere, bacengera ibihe bitabagora kwihanganira. Abafite igice cy'ukwezi mu kiganza baba bafite ubwiyumanganyi buhambaye. Ntibihutira gusubiza ibintu ku ngufu, babanza gutuza bakareba icyakorwa mu bwitonzi. Icya kabiri, biyambaza umutima w'isengesho cyangwa kwitekerezaho cyane. Bamwe muri bo bagira ubusabane bwimbitse n'Imana cyangwa ishyaka y'ukwemera, rimwe na rimwe ryihishe. Iyo bageze mu bigeragezo, baratuza bakajya mu mwanya wo gusenga cyangwa kwitekerezaho, aho guhubukira igisubizo. Icya gatatu, bahisha intimba ariko barakomera imbere mu mutima. Nubwo bigora kumenya ko barimo bababara, ntibakunda gusakuza cyangwa kugisha inama za buri wese. Bagira uburyo bwihariye bwo kubika ibibarimo, ariko ntibibavuna, ahubwo babasha kubicamo neza. Muri make, ntibavunika vuba. Icya kane, bakunda kwihisha mu bikorwa bifite umutuzo. Iyo bahanganye n'akaga, bafata igihe mu bwigunge bwubaka. Gusoma, kwandika, gusenga cyangwa gukora uturimo dutuje bituma bagarura icyizere buhoro buhoro. Icya gatanu, iyo bigeretse baraturika ariko ntibiborohera. Nubwo babika byinshi, iyo bigerageje kubarenga bararira cyane cyangwa bakigunga cyane, ariko nyuma bagerageza gushaka icyabakuraho. Si abantu basigara hasi igihe kirekire. Bivuze ko abantu iyo bageze mu bigeragezo, iyo bigeretse baraturika ariko ntibihorera. ntabwo bya bintu bazabirekera bavuga ngo nubwo nguya
ahangaha ngomba kuhaguma, ahubwo we ashaka buryo ki azahava. Cya gatandatu, batekereza kuri byinshi mbere yo gufata icyemezo. Ntibarimo bajya kwirirwa bavuga ibibazo imbere y'abantu bose. Bagira ubushobozi bwo gukemura ibintu mu buryo bwimbitse. Bagerageza kubona inyigisho iri mu kigeragezo. Aba bantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza iyo bari mu bigeragezo, si ba bantu uzajya ubona bari kuvuga ikibazo cyabo. Oya, baraceceka bagakoresha ubushishozi bwabo kugira ngo bave muri cya kibazo, kandi cya kibazo barimo kibaha isomo, bagikuramo isomo. Abafite igice cy'ukwezi mu kiganza rero ntibavugira hejuru, ariko baraturika imbere mu mutima. Iyo bakomeye iyo bakomeye si uko nta bibageraho, ni uko bamenya gutuza, bakakira, bakongera kubyutsa icyizere mu mutuzo. Ndagushimiye cyane twabanye muri iki kiganiro. Ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye.